ayimana y'ukuri komeza kunyobora uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka nkamikubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu nkamikubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye ubu urugendo mfite urwo kujya mu ijuru umukiza niyari nanjye nkwiye kujyayo kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza n'ibyishimo nzanezezwa n'uko ari we ahuza amaraso ye kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza n'ibyishimo nzanezezwa n'uko ari we ahuza amaraso ye muri iyi si huzuye uruho n'amahane icyo nkeneye cyose simera ko nyibona ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuzabona ingororano yanjye ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuzabona ingororano yanjye ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro nzashima Imana mvuza impundu ni haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu nzashima Imana